muri iki kiganiro rero ndi kubyira abamama. Yego. Hari abamama bameze nkanje, hari abamama bari kurara mu nzitiro. Yego. Hari abamama baruhijwe n'iki n'amago, abagabo bari kugenda bakaza kwifatira akayoga bakanywa, umugabo akaza ntatso mwapfuye akaguhumagura. Ndi kukubyira ngo tabaza Imana urugamba narunyuzemo, ariko kugeza kuri iyi saa hari icyerekezo ndi kubona, kuko gusenga ari byiza. Iyo nza kuba ntasenga saa hizi ntagomba nkiriwe. Bakoze. Ese abantu baguhamagaye Esperance ujye umenya ko ari iryawe ra? Ndarimenya. Mugisha ni ariko Nyiramugisha niryo benshi bakuraga cyane. Nyiramugisha niryo benshi bazi pe, kandi uri umunyamugisha. Nukuri mbaza ngo impamvu uri umunyamugisha ni iki? Nicyo mbwira. Ngiye kukubwira wabanza se ukambwira. Moya mbwira impamvu ndi umunyamugisha. Impamvu uri umunyamugisha kambanze mbisasire, sibyo? Hano mu Rwanda ikaba ariho mfatiye urugero, niho turi. Iyo umuntu aziranye na gitifu w'akagari cyangwa se mudugudu, bakaba bavugana baganira, usanga no mu mudugudu cyangwa mu kagari avuga rikijyana, sibyo? Kuko n'umuntu ubu hari umuntu aba akeneye gitifu akavuga ati nyamara mbona konkuru idavugana na gitifu, reka mubwire abe yamungezaho, sibyo? Uwo muntu siyumva akomeye, siyumva ari umunyamugisha kuko aziranye n'umuyobozi. None Nyiramugisha Esperance, umuntu uvugana n'Imana ikakubwira ngo bwira konkuru dibi, ikakubwira ngo bwira umuntu utanazo utaranabonaho, Imana ikaguha ubwo butumwa ukavugana n'Imana, ntabwo uri umunyamugisha? Nawe mbwira bikurure. Ndi umunyamugisha kuko hari abashatse mu mahirwe bayabuze. Yego. Amashuri angahe wize? Nawe mbwira wagarukiye mu akangahe? Jewe nagiye mu wa mbere, tubajijwe bwa mbere, sinasubirayo kubera papa yari afite amatungo nja kwiragirira intama. Yego. None uzi gusoma? Banza dusengere. Turagushimye Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, Mana itwitaho. Nukuri databuja tugushimiye kwa turinze tutaraba kurindwa twaba tugeze kuri saa tugihumeka. Mungu w'abazima izina ryawe nirishimwe. Uwiteka mfukamye imbere y'ubwiza bwawe, ntaco ndico ndivu ndi intumbi imbere yawe, mfukamishije amavi y'umutima n'ay'umubiri. Nyaguha ku ngoma ndaguhamagaye muri iki kiganiro databuja mwiza, ngo ururuke ubane natwe, ururuke tugenderere, ururuke nyaguha ku ngoma ugire ico ukora, kubera ko uri Imana ishoboye byose kandi ukaba uri Imana izi ubwenge. Databuja mwiza, hari icyo wakora tukagubwa neza, hari icyo wakora tukishima kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Hari uko wabigenza databuja mwiza, hari uko wagera ku bantu babuze minerivari bakabona minerivari yo kwishurira abana. Databuja mwiza tukagushima, nkomeje kukwinginga nkwerekana bari mu bihugu bitandukanye. Databuja mwiza wagera mu mahanga ukitwa Imana, wagera mu bihugu by'abaturanyi databuja mwiza ukagira icyo ukora, kubera ko uri Imana ishoboye byose. Databuja mwiza uri rurangiza rwa burundu kandi uri rwiyemeza mirimo, uri igitare kitegamirwa n'inkozi z'ibibi. Niyo mpamvu ngo uhamagaye databuja muri iki kiganiro ngo ururuke ubane natwe, ururuke utugirire neza kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Niko nsenze nizeye mu izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Yego. Nyiramugi umuntu wahanuriye ntacyo reka tubisubiraho niba twanabi, ariko ntago twabivuze. Umuntu wahanuriye nawe wareba ukuntu ameze, nawe wakwireba uko umeze, agatari ko Mana wanciye iki? Urabyibuka icyo gihe? Tubwire. Umuntu nahanuriye ni umuzungu. Ni umuzungu nahanuriye. Noneho hari n'abandi bantu bo hanze bagera muri 3 bampamagaye. Ndavuga si Mana yanje koko, ubu ndi umuntu wo kuba navugana n'abo hanze nta n'ishuri nageze. Nyine ndavuga nti Imana ni igitangaza kuba yamanje kumuza n'aboroheje n'abatse bugufi, none ikomeje gukora iki kunzamura, iri no kumpuza n'abakomeye. Yego. Kandi nta urabura icyo ubwira. Hawe. Kandi nta n'ukubwira icyari cyo ngutinye ngo oya. Nta muntu ntinyaga njewe. Ipfa kuba ari Imana ikubwiye. Yego. Ntawe ntinyaga. Ubushize wambwiye ukuntu warakariye Imana, inka yawe yapfuye, ujya kwicururiza akanyanga. Bayibye.
nyuma yaho ntabwo wongera kurakarira Imana? Njyewe inka yanjye barayibye ndakarira Imana. Noneho ndongera naje ndaje gusenga, nagera mu rugo umugabo akankubita ngo ntabwo ashaka ko nsenga. Hari n'igihe cyageze mva no gusenga, umukozi w'Imana ambwiye ngo dore ugiye guhura n'urugamba rw'imihoro. Yego. Ariko ndaba ndi kumwe nawe. Nagiye kugera hano ahita akora iki? Ahita afata umuhoro ngagiye kunte. Naramubwiye mu izina rya Yesu niba atari Imana yavuze uragungubita urantema, ariko niba ariyo yavuze ntabwo urawuntemesha. Yawungubitishishije ibibandira aho kugira ngo ateme akubitisha ibibandira, ngaho kugira ngo niruke nanga ntabaze nje nirukiye mu nzu mpita mfukama ku karago. Nageze ku karago mpita ngapfukamaho, ndavuga nikubita ariko navuganye n'Imana kutarane. Nari kuwiteka wagiye niko wambwiye yuko urandwanirira, none bigenze bite rwa rugamba rw'imihoro ko narugezeho? Umugabo yumvishije bimeze guco arasohoka aragenda. Yaravuze ati uyu mugore niba ari ibisazi bimurimo, umuntu ndi kumukubita aho kugira ngo aba baratabaze, ahubwo ari kuvuga ngo Mana rwa rugamba rw'imihoro narugezemo. Nkaja gusenga, nava gusenga ati wa mugore we ntiwakoze ibi, kandi rwose pe ntako nabaga ntagize. Akiyenza kubera iki? Kubera wa mwanzi umurimo. Yego. Ubwo ngakora iki? Ngavandi rero wa mugabo nanjaho kugira ngo uzambuze gusenga, nzemera unyice niba igihe canje kizaba cageze Imana yabyemeye kuko unyica, nzemera unyice ariko ntabwo uzambuza gusenga. Nukuri mba narishwe n'inkoni kubera ko nigeze kuja gusenga. Umukozi w'Imana bagiye mu mwuka aravuga tumva mada, marayika wa Satani aguhagaze hejuru na marayika w'Imana kuri uruhande, kandi marayika wa Satani dore afatishije umugabo wawe umuhoro. Umve ko rwari urugamba rukomeye cyane. Nigeze no kuja gusenga, ndahaguruka ndamubwira ntumva rero mutware, ubu ngiye kuja gusenga, gwari umunsi wo kuwa gatatu nta nubwo nari nakagize Imana. None harambwira ngo ugiye gusenga, ndavuga ngiye none si ikoti ryanje warimeshe? Namubwira ati njyewe mbabarira, na nubundi ninju bimesaga, mbabarira nimva gusenga ndaza mbimesa. Yarahagurutse siyambwira ati rorera kujayo, ahubwo nje narahagurutse ndagenda, ntubwo ndaza kuri mesa nje. Umugabo arahaguruka afata ikibuye, yafashe ikibuye. Wumve ko ari birakubaho, ubu nubuhamya ndi guha abantu bari mu magogo bubakiye ku manegeka. Yafashe ikibuye nanje ukuntu nasubije amaso inyuma, ikibuye yakinkubise. Amaje kukinkubita umunwa gwaratandutse, kumajije gutanduka mera nka wa muntu nyine ufite akabare. Dore iyi nkovu, iyo nkovu yaho ngaho. Niba uyu mugabo yaguteye yankubise yanteye. Noneho njewe naravuze nuwite, none ko wavuze aho ngaho amaraso gakiva. Mama we yahise angeraho arambwira ati mwana wa ibi bintu ukoze ni ibiki? Wabigambiriye wabitekereje? Nawe yahise agira ubwoba abonye ayo maraso, araza ati mbese iyo niruka urinteye hari ico navuganye nawe? Ko nkubwiye ngo ninza ngo ngikoti ndarimesa, none urinteye hari ico mvuganye nawe? Nyina arambwira tumva ibi ntago byemerwa, ahubwo mujane kuri polisi bamufunge. Nahise ijwi rimanuka rirambwira ngo reka kwirwanirira, wari ugiye gusenga, ntabwo wari ugiye gufungisha umuntu. Kandi nakubwiye yuko nkurinze inkota yo kugutwi, dore iryo buye ni ya nkota yari igiye kugukubitira mu gutwi, warangiza ukahasiga ubuzima. Ariko kubera ikubise ku munwa tuzihangane ja kwa muganga. Naragiye ubwo mva aho hantu ari nkubitiye, ndangije ndaza nambara izindi myenda, ngenda nja kwa muganga barahadoda. Ubwo nyine nari ngifite papa, ntago yari yagapfuye, yumvishije yuko banciye umunwa, ahita nawe nk'ibyaki byeyi ahita agira uburakari, aravuga ati njyewe ngomba kuja kumufungisha, nta nkaye ncani yo kugira ngo ancire umwana umuntu. Papa yaraje asanga sinashobora gusoma amazi, ibintu mbese nta kintu nshoboye. Arambwira tumva nje haguruka tugende tuje kuri ribu, none avuga ikintu yakujijije. Namubwiye nti pa oya, ntangiye gufungisha umuntu, igisebe nzakirwara kandi kizakira.
ati ubwo noneho n'ubugoryi wifitiye ntiyazagira ikintu umbwira kubera isezerano mfitanye n'Imana rero ntabwo nari gukora iki ntabwo iyo nja kuri polisi bari guhita bamukatira ariko kubera niba waramenye Imana ukabuzi gusenga ntabwo wagendera muri kamere z'umwana w'umuntu kandi hari ijambo Imana yakoze iki yakubikije ndangije umugabo naramuretse igisebe narakirwaye nkaje ndaja kwiyomoza nava no kwiyomoza nawe uri kumva ni umuntu ufite umujinya n'uburakari nkaza n'agakoma kabari njukishigishira simbyiteho ngo nkoze iki ngo ndababaye ubwo rero byageze aho igisebe kirakira inkomeza gusenga akambuza ati yewe sinsakanguze gusenga n'amatiku uri kujamo si wa mugabo we n'amatiku kuko ntari naza ngo ngutuke ngo mve gusenga wambabarira nkaja ndise nkomeza kurwana urwo rugamba agera n'igihe ambwira ngo ntinzongere kumva usenze mu nzu yanjye ngo uvuge mfata gahunda yo kuja ndasengera mu mutima ntasengesha Imana itakumva ntaje ndasengera mu mutima ndi kwiyongorera ariko kugeza kuri isa ndi kukubwira ngo kuko hari icyerekezo Imana iri kunyereka iyo umugabo yakwemera ko abantu bagera muri 20 baza kwirirwa barasengera mu nzu bagatera haleluya ari mu nzu ntagira icyo avuga umve kuko Imana ari igitangaza none se aho gatoya aho wasengaga bucece ko nzi ko uri mu bantu buzura umwuka cyane wuzuraga umwuka naho muri bucece yego umwuka go gwarazaga akavati dore byabisazi biramufashe reka migamera tarinda yansara nyine we kuko umuntu udasenga bazikuka barukore twasaze abazikari ibisazi yego komeza none rero nje ndikubwira muri iyi minsi nyamara ndikuza mu mayerekwa nkabona abagore ibintu bikomeye abagore pe ibintu birakomeye nibafate gahunda yo gusenga kuko nudasenga tuzatabarwa bazaje baraza bagukubita nkuko bankubitaga nje nafashwaga n'iryo sengesha ikantabara none wowe utari gusenga uri kugira ngo uzafashwa n'iki nashishikariza rero abantu gusenga kugira ngo iyo urugambi yo rukomeye utabaza Imana nayo ikora iki igutabaza muri iyi minsi abantu bubakiye ku manegeka abagabo bari kuja mu bagore abagore bakaja mu bagabo buriya hari abagabo benshi bari kurira abagore bananiye rwose pe nk'umugabo akaba ari mu rugo umugore agafata gahunda akagenda bamwe ngo bari gufata amasorori ngo bagiye Musanze ngo kureba ngo bari mu bitaro kandi kumbi n'abagabo bavuganye nabo bagiye guhurira iyo ngiyo umugabo gasanga agahinda karamwishe ese n'umugabo nawe akagenda kararongota n'umugore ugasanga agahinda karamwishe ariko ndi kubagira inama yo kuvuga ngo niba byagucanze ukabona umugabo yagiye fata gahunda ureke kuhangana nawe ngo navuga uvuge kuko iyo abavuye ntubuza hariho fata gahunda yo gusenga Imana ari yikora iki ari yimucisha bugufi ari yimukebura ubundi bwatuze nawe wa mugabo we byacanze fata gahunda yo gusenga umugore wawe imwoherereza urushinge rwa feneriga yongera agaruke mu rugo mu rwubaka amahoro ubwo abandi kubona be kudusuzana nabaje ngo basenge ese hari n'abagabo bajya baza kubura igihe hano mpabona abagore oya n'abagabo barazaga na mu gitondo wasanze hari abagabo bavuye nose hari umuntu wari wagera hano ukabura Imana igaceceka ntiguye message ye kenza atihanye bushize nababwiye kuko nje manzaga kumwihanisha iyo yihannye Imana ikabona kuko yihannye by'ukuri yego iramanuka gikamwibwira niyo ari kuyicenga nabwira mubwiraga iramubwiraga itumva yego ntago niba ushaka ngo ducengane ja mu kibuga dukina yabishobora se none yabishobora wapi ntago yabishobora yego umva rero njya nkunda uri kuririmba sinzi nari akaririmbo uri kumva kakurimo ukaturirimbira akaririmbo ndagafite karirimbe ngo nzarambarara ku birenge byawe Mana wowe wemera ko ibi byose bimbaho nanjye nzakomeza nkomeze nkwiringire Mana ntawakwihakanyuza kubona Imana ntikangwa n'urusaku
rw'abakuvugana bagushungera, nubwo ubona bikomeje kwiyongera, burya n'isaha y'Imana itaragera. Nzarambarara ku birenge byawe Mana, wowe wemera ko ibi byose bimbaho, nanjye nzakomeza nkomeze nkwiringire Mana, ntawakwihakanyuza kubona. Wavuze ko isaha y'Imana itaragera, kandi ndabona uyu mubiri nawe uri munaniza. Ihangane kandi ushinyirize, burya n'isaha y'Imana itaragera. Nzarambarara ku birenge byawe Mana, wowe wemeye ko ibi byose bimbaho, nanjye nzakomeza nkomeze nkwiringire Mana, ntawakwihakanyuza kubona. Nzarambarara ku birenge byawe Mana, woweho wemeye ko ibi byose bimbaho. Ibintu byose bibaga Imana ibizirata. Niba uri mu bushumeri Imana irabizi, niba uri mu bukode Imana irabizi, niba ucuruza bikanga Imana irabizi, ariko ngo rambarara ku birenge byayo kuko yemeye ko ibyo byose bikubaho. Kandi ukomeze uyiringire kuko ntawayihakanye, uzakora iki uzayibona. Ngo Imana ntikangwa n'urusaku rw'abakuvugana bagushungera, ngo nubwo ubona bikomeje kwiyongera rata, ni isaha y'Imana itaragera. Ni isaha y'Imana itaragera. Weho guma ku birenge, rambarara ku birenge byayo kuko yemeye byose ko bikubaho. Isaha nigera rata, uzakora iki uzatabarwa. Uyu munsi irongeye kuguha ikizami. Uriteguye? Nta kibazo. Wambwiye ko utigeze ujya mu ishuri, sibyo? Imana ikwigisha gusoma. Uyu munsi ugiye kudusomera ijambo rikuri ku mutima, aba ari wowe unahasoma. Numve pe, tubwire abantu ukuntu Imana ifata umuntu utarize, wigereye mu ishuri, arize agahita avamo akajya kuragira, ariko Imana ikamwigisha gusoma. Ugiye kutubwira aho ugiye gusoma, ubundi unadusomere twumve. Ndasoma imirongo mike. Nta kibazo, nanjye ndacumburiraho. Yego. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana riri kumfasha muri iyi minsi. Ni ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 25. Yego. Ni Zaburi ya Dawidi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ku murongo waho, umutwe w'amagambo uratubwira ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima, Mana yanje ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banje be kunyishima hejuru, siko bizahora mu bagutegereza, nta uzakorwa n'isoni. Abava mu masezerano ari nta mpamvu, nibo bazakorwa n'isoni. Uwiteka nyereka inzira zawe, unyigishe imigenzereze yawe, unyobore kubw'umurava wawe. Unyigishe kuko ari wowe Mana yanjye, nkiza kandi nkiza kuko ari wowe Mana y'agakiza kanje. Kuko ari wowe Mana y'agakiza kanje, ni wowe ntegereza umunsi ukira. Uwiteka ibuka imbabazi Uwiteka ibuka imbabazi zawe no kugira neza kwawe. No kugira neza kwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimire Imana. Nk'abantu mwe, uyu muntu ntazi gusoma, atarigeze agera mu ishuri, nta buzima Imana itahindura. Ni ukuri.
uzi urihangane umunsi nakuzi ngiye kuguha ikindi kizami. Hari abashobora gutekereza ngo aho ngaho wahafashe mu mutwe bitewe nuko Zaburi akenshi abantu bakunda kuyifata mu mutwe, sibyo? Ngiye ahantu hagiye kunzamo, ugiye kudusomera, sibyo? Aho ngiye kuvuga ndebe koko kuzi gusoma no kumenya kurambura, gumenye ngo urashakira aha ngaha muri Bibiliya. Ugiye kudusomera mu Gutegeka kwa Kabiri ibice 28. Shakisha turebe kurahabona igitabo cyo Gutegeka kwa Kabiri. Ni icya 5. Habanza Itangiriro, Kuva, Abalewi, Yosuwa no Gutegeka kwa Kabiri. Abalewi habanza Itangiriro, Kuva, Abalewi, Yosuwa no Gutegeka kwa Kabiri. Yosuwa ryarimo ndibeshye da. Ni Itangiriro, habanza Itangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara no Gutegeka kwa Kabiri. Kuva ndibugaga ngo dusomere Gutegeka kwa Kabiri ibice 28. Kuva, Kubara, Gutegeka kwa Kabiri ibice 28. Tuvuga ngo turebe, ntago ari kukunaniza mama, sibyo? Oya, nta kibazo. Yego. Gutegeka kwa Kabiri nze nahabonye. Ibice 28. Kugira ngo twemeze abantu yuko Imana ifata umuntu utarize ikamwigisha gusoma, akamenya hara amashakiro, akamenya ati iki gitabo ndagishakira aha ngaha, kandi atarize mu gihe hari abize batabizi. 28 nahageze ngo umurongo wa kangahe? Dore ku murongo wa mbere. Gutegeka kwa Kabiri ibice 28 guhera ku murongo wa mbere. Gutegeka kwa Kabiri umurongo ibice 28 umurongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo abantu bose bavuge bati amena. Ibice 28. Gutegeka kwa Kabiri. Nibyo. Ndatsinzwe. Aho ni umurongo uheraho kuri 27 niyo mpamvu. Yego. Ubwo umurongo wa mbere uri kutubwira ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi. Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Uzagirira umugisha mu mudugudu uzawugirira no mu mirima. Hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe n'imbuto z'amatungo yawe kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Amen. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo
amen amen. ariko mana mw'abantu mwe mu mpera Imana icyubahiro. Imana ifata umuntu utarigeze akandagira mu wa mbere. Nusi wageze mu ishuri mwe mumaze kwiga izihe nyuguti? Twari twigaga isi, twari tugeze kuri mama. Mama ni munini. Uhita uvamo. Ibyo twari twiga. Mwamugeze kuri mama ni munini uhita wiviramo. None Imana yakwigishije gusoma. Ngo pe nyine ari nk'ahantu nateguye, none si urantunguye. Ntabwo nari ndamenya ngo ni gute. Nanjye nyine navuze n'abantu bashobora kubona wasomye hahandi bateza buri abantu bakunda no kuyifata mu mutwe. Ntireka nanjye nkubwira aho utateguye umenye n'ukuntu urahashaka. Imana ibikwigishije gusoma gutyo. Imana nk'abantu mwe mushatse mwagira ute? Hari umuntu twazanye mu modoka turi kuganira, ibyo twaganiye ubwo njyewe nagenda ndi gukurura ukuntu Imana igihisha umuntu we. Mana urahambaye. Hari ibyo twaganiraga nanjye nkumva ukuntu Imana ihisha umuntu shaho, bakaba bazi ngo urandagara, bakaba bazi ngo urapfa, bakaba bazi ngo uratoragura amasashi, Imana ikakurinda. Haleluya, Imana ishimwe. Reka dusoze. Ugiye gutanga nimero yawe kugira ngo uzaguhamagara uzamusengere, niba atanazi gusoma Imana izamwigishe gusoma. Nuko 07 52 52 46 46 133 133. Imana amahoro ibahe.